So uyu munsi rero turategura iyi mbavu y'akabenzi. Imbavu y'akabenzi niyo tugiye gutegura. Ibirungo turakoresha ni seleri, iteke rya seleri n'amababi ya seleri. Hano dufite n'ikindi kirungo naberetse kiba muri jaride kita laubra, ntabwo ndakimenya neza ko nakisobanura mu Kinyarwanda, ariko ni ikirungo cyagenewe iyi ngiyi bayita ngo ni fresque style mu Kidanwa, ariko mu by'ukuri mu Kinyarwanda ni urubavu rw'akabenzi. Rero ni nyama y'akabenzi, murayibona iri kumwe n'uruhu rwayo. Ngiye kuyitegura. Ibirungo murabona namaze kubikata ndi kubitunganya. Ngira ngo niba murebya neza ibirungo by'ibanze nabanje gukoresha ni ibi ngibi gutya, cyaki iteke rya seleri niri, iki nacyo ni igitunguru cya poiro. Iyi rero ni nyama y'urubavu. Ubu rero ndayiteka kuri iyi sahani ishinzwe guteka. Ndaza kuyishyira muri machine mwe imbere imaremo umwanya muremure. Ngiye kuyifungura rero ubu ngubu. Ndategereza ko cameraman wanje aramba hafi nkabereka uburyo ki ngiye kuyifungura, kuko uyu munsi mu by'ukuri ntabwo turatinda. Ubwo ndayikura mu isashi yayo. Iyi nyama yacu y'imbavu ndabanza nyikure mu isashi yayo, ndebe niba noneho nimara kuyikura mu isashi yayo ngira ngo murayitegereza ukuntu imeze. Ni inyama nziza rwose yo kuribwa. Ubu ngubu rero tugiye kuyitegura. Mu kuyitegura rero turayokereza muri machine, turayotsa. Iyi ngiyi uko turayitegura ni ukuyotsa. Ubwo rero ikintu cyane ndakora ni iki? Mu kotsa rero inyama y'akabenzi, ibya birungo byanjye namaze gusasa hano murabibona byose ko namaze kubikata nkabigira neza. Ngira ngo haracyabura igitunguru. Reka mbanze ndebe igitunguru ahantu giherereye. Mbanze ndebe igitunguru nacyo kuko ngomba kugikoresha. Reka mbanze nkirebe noneho igitunguru nikimara kuboneka ndebe igitunguru ko kibona. Noneho nimara kukibona nicyo gishyira igitunguru. Ndi kubona nakibonye. Ubwo rero ngiye kugikoresha nacyo. Dore ngiki igitunguru nacyo ni ngombwa, kigomba. Iyi ngiyi yo ni rosemary, mwese murayizi, nayo iba nziza kuyikoresha, nayo ndayikoresha. Kamanze rero iki gitunguru nacyo umuntu agiye kotsa rero urubavu rw'akabenzi. Nababwiye kuko yari amasomo nzabahereza igihe cyose, mwebwe mukanezerwa no kwitegurira amafunguro ajyanye n'igihe. Igitunguru fata ukagitunganya neza, ibiryo ukabitegurana umunezero, uri guseka kandi wishimye kuko ibiryo nabyo bikeneye umuntu bitegurana umunezero. Igitunguru rero bimaze kukitunganya neza gutya, uragitunganya rwose neza. Noneho bimaze kukitunganya, imaze kugitunganya, uyu yari icyo gushyira mu rubavu rw'ingurube, cyangwa se bajya bita ngo ni fresque style hano mu Kidanwa. Ubwo icyo gihe ntabwo ukata dutoya, ukata binini, kuko ngiye kubereka kuko nikokesha inyama amazi. Umuntu ashobora kuba atazi kokesha inyama amazi. Noneho bya bitunguru byacu ukabishyira hajya twateganyijwe ko tugomba ko tuharambika yandyohesha, cyangwa se kwa rubavu rw'akabenzi kacu. Noneho ngafata n'iyi rosemary yanjye. Ntabwo mu nyama y'akabenzi ugomba kwirinda gushyiramo rosemary nyinshi. Noneho ukayishyiramo hano ku mpande gutya, kuko nayo ni ingirakamaro. Rero tumaze kuyishyiramo gutya, icyo dukora nta kindi, tuzana nababwiye kuko uyu munsi turogesha akabenzi kacu amazi. Tuzana amazi rero asanzwe. Ubu ni ubuhanga bundi bwo kotsa akabenzi. Amazi asanzwe turayazana tukayashyiramo hano gutya, tukayashyiramo rwose. Amazi asanzwe tuyashyiramo gutya, akajyamo gutya.
ukumva ngo dushyizemo amazi, nabwo ngo biba byiza iyo dushyizemo amazi agerereye kugira ngo urubavu rwacu rw'akabenzi ruze kuba. Ubwo rero tumaze gushyiramo aya mazi, ni ukokesha akabenzi kacu. Dufata ka kabenzi kacu urabona ko tugafite, turagafata tukakagira gutya, tukakarambika hejuru y'amazi na bya birungo. Ibi nibyo nabwiye ngo ni ukokesha iki? Akabenzi amazi. Amazi haracyaburamo makeya, kanze nzane andi makeya, cyaburamo make rwose, kuko agomba kugera byibura ahangaha ku ruhu rw'akabenzi. Amazi aba agomba kuba ahari ahatendeye, niho biba bifite ubusobanuro cyangwa se bifite injyana. Rero tumaze kugira gutya, urabona kuko rwose amazi ageze aho yagombaga kugera. Ntabwo ari ukokesha iki? Akabenzi amazi. Utari ubizi uyu munsi nawe arabyunguka. Aka kabenzi kacu rero, ubwo hano mpafite mashine, iyi mashine ubwo ngiye kugaterura ngashyire muri mashine. Kugaterura akabenzi manze ngashyire muri mashine, agahereza igihe byibura kitari munsi y'isaha kari muri mashine. Ndagira gutya rwose, nshyire muri mashine neza nitonze. Kugashyiramo umuntu yitonze kuko harimo amazi. Nashatse kubanza kuyashyiramo kugira ngo mwese mubirebe. Ubwo rero ndangije ngira gutya, ngashyira byibura muri dogere 200 gutya. Noneho ngashyiramo isaha. Isaha irahagije rwose kugira ngo ruriya ruhande rwo hasi rube rumaze gutungana. Noneho ugashyiramo sisiteme yo kotsa hasi no hejuru. Ubwo rero ndahamya neza kuko mu by'ukuri niyo turangije ahangaha gutya, umwanya turaza kuyikuramo nyuma y'isaha ibintu bigenze neza. Noneho tujye ku cyiciro cya kabiri, ubundi yotswa byibura mu bice bitatu kugira ngo ibe imaze kumera neza. Reka rero mbabwire ngo mukomeze mu by'ukuri mubane natwe hano kuri Gubwa Neza TV. Turabigisha uko mugomba kwitegurira amafunguro yanyu. Imana rero igikomeza ibahereze umugisha. Kureba uko byifashe, kafungure mashine yanjye. Hasigaye nshakishe uburyo nikuramo muri mashine. Nababwiye ko ari ukokesha nyine amazi. Bishobora kuba ari bishyashya kuri bamwe, ariko ku bantu b'abatetsi bo ntabwo ari ibintu bishyashya. Ngira ngo ninyikuramo murabona ko muratangazwa no kubona uruhande rwo hejuru ari rwo rwose rugaragara ko rwahiye. Ubu ngubu rero murabona ko nyikuyemo. Uyitegereje neza, niba muyireba neza, murabona ko uruhande rwo hejuru aho mumenyereye haba hari ifile, niho urabona ko hamaze kuba brune. Ubu rero ikintu ngiye gukora, ngiye kuyikuramo. Muzi ko hano nari nasizeho umunyu. Ubwo icyo ngiye gukora none ni uguhindura hano ku ruhande rwo twita urw'uruhu, irwo ngiye guhinduriraho narwo tugire gute ruze kuba rwokesha. Twavuze kuko rero ari ukokesha inyama yacu iki? Amazi. Ni ibintu rero ngira ngo nababwiye kuko iki gikoresho ari ngombwa kuba ugifite ku muntu wese wotsa indyohesha birayi. Ubwo rero urabona hano ndagira gutya. Ubwo murabibona kuko hano rwose, hano rero bimeze bitya
murayibona no hasi, noneho no hasi murabona kuko hahiye hameze neza. Urabona no kuri rwa ruhu urwo turya twita uruhu, murabona ko rumeze neza. Ikintu ngiye gukora rero kuri uru ruhu, ngiye gushyiraho umunyu. Ngiye kureba umunyu shyireho, noneho umunyu rwose uze kuza kuba urimo hantu hose mu mpande zose. Ubwo ndagira nababwiye kuko inyama umuntu ayotsa mu bice byibura bitatu, kandi ibyo bice byose, ariko ubwo ibyo bice bitatu haba harimo no gukora isosi yabyo. Muri ibyo bice bitatu haba harimo no gukora isosi yayo. Rero hano ubwo maze gushyiraho umunyu, hano ikintu nkora ni iki, mfata hano hari, nabwiye ko hari seleri, hari na n'amababi ya puwaro. Ubwo ndayafatanya ngire gute, nyashyire muri nabwiye ko turi kokesha amazi, urubavu rw'indyohesha birangiremo hano amazi, kiremo ya puwaro yanjyemo hano gutya. Ubwo ngo nzabasobanura impamvu iyi puwaro nyishyizemo nyuma maze gukura, ariko ubwo ndayishyiramo. Ubwo hari impamvu, nindangiza kuyishyiramo ntabwo nari nashyizemo black pepper, nayo ndahita ko nyishyiramo noneho. Nayo ndahita ko mboneraho umwanya wo kuyishyiramo. Ya black pepper yanjye nayo iraboneraho. Noneho nimara kuyishyiramo, na hano iraboneraho umwanya wo kujyaho. Ubwo rero ndangije hano, ni ngombwa kugira ngo hano dushyiremo na sauce tomate. Sauce tomate nayo iraboneraho umwanya wo kujyamo hano. Tomate tumaze kuyishyiramo rero, dushaka ngira ngo aka ni akamamiyo tukavanga kugira ngo bigende neza. Urabona ko rero bimaze kuba rwose mu buryo buvanze neza. Turangiza gutya, icyo dukora, ya mazi yacu ashinzwe kotsa inyama turayasubiza muri mashine. Tugomba kwibuka kuko iyi sahani ishinzwe kotsa iba ishyushye. Turasubiza hano muri mashine. Noneho ariko kubera ko kuteka niko amazi agenda akama, kongeremo aya ni amazi rwose mugezi. Nabwiye ko uyu munsi ikintu turi gukora ari ukokesha yacu amazi. Rero turangije hano, icyo dukora nta kindi,
tuzana yandishabirayi yacu tukayitereka tukayizana neza gutya tukayubura tukayishyiraho yubuye. Mwibuke reka nze mbereke ni ukuyishyiraho yubuye gutya, igira gutya ukayishyiraho yubuye, ukagira gutya ukayishyira muri mashine yawe. Ubwo ikintu kibaho n'iki nta kindi ni ukuyishyiraho ugashyiramo isaha yuzuye. Mu isaha rero yuzuye ubungubu turaza kureba uko biraba bimeze, tugenda dusuzuma tukagenda twitegereza tukareba ko inyama yacu igomba mu by'ukuri uburyohe no kumotera bigomba guhurira hamwe, nibwo inyama yacu irabihiye. Niyo mpamvu guteka urubavu rw'inyama y'akabenzi hariho n'uruhu rw'akabenzi ni ibintu byo kwitondera, kubera ko akabenzi kagira amavuta menshi, kandi muri ayo mavuta menshi yabaye menshi mu mubiri nyene nibwo wumva ngo umuntu yagize ibibazo by'amaraso gutembera mu mubiri. Niyo ngombwa ngo amavuta tuyateke tuyakamuremo tuyagabanye hasigaremo ayo umuntu akenera. Bisaba rero umwanya utari mugufiya. Naha rero reka tube tugarukirije ahangaha, ariko tutara mu mwanya ndabereka ikindi gice imaze gutungana. Ubwo ndahamya neza ko turi gutegura n'ibirayi biraza kugendana nayo. Mukomeze mwitegereze rero isomo, kandi ufite ibitekerezo abitange, commentaire zirakenewe, no gukomeza gukora share ku muntu wese ushaka kurya neza. Naho mukanya rero mugumya mwirebere. So rero nababwiye kuko mu mwanya nababwiraga kuko inyama yanjye nyuma y'isaha iraba imeze neza. Iki ni cyo cyiciro cya gatatu rero nababwiraga, ubu ngubu irahiye ngiye gukingura. Murabuye rwose nimara gukingura gutya, ubu ikintu nkora ni iki, ni ugufata serviette hano nkayikuramo nkayireba ukuntu imeze. Iyi rero mu by'ukuri inyama murayibona ukuntu isa, reba ukuntu isa, murabona kuko rwose ukuntu isa yahiye. Ndayizana rero nishyira ahangaha gutya habigenewe, ngira ngo murabibona ukuntu iyi nyama yahiye, murabona n'uburisho bwayo hano bumeze neza. Rero ngira ngo kamera niba itari kure, ntago mpamye neza niba kamera itari kure cyangwa iyi foto iri kugaragara neza, ndi kumva bari kuyizuza, ariko ikintu kiriho yo murabona rero yamaze guhindura ibara gutya. Rero ikintu kikubwira kuko mu by'ukuri inyama twita fresque style cyangwa se urubavu rw'indyohesha birayi no hasi murabona ukuntu imeze neza. Rongeye gukataho hano, sigaye turebe uko imeze. Rero mu gukata hano tuba dufite akantu duteramo hano tukagira gutya tugakata. Murabona ko rero yahiye rwose, murabibona ko inyama yahiye neza, yahiye imeze neza. Rero turakata, abatetsi tugezwa no kumva ko inyama yahiye neza, naho tukagira gutya tukareba ifoke ko inyama yahiye neza rwose, tukayifata gutya tukumva rwose inyama yahiye neza. Ubu rero ku meza ibi birajyana. Iyi rero niyo nyama y'urubavu, uko niko kotsa inyama y'imbavu, ugasanga inyama yahiye imeze neza. Wa mufaro nayite nayokesheje mu mwanya ni uraza kuba isosi yawe, ariko isomo ry'uyu munsi nababwiraga yari inyama y'urubavu. Ubu ndishoreje ahangaha, reka mbabwire ngo muryoherwe.